by'amategeko imeze neza nk'ibyo mushimire yambwiye nduwegura nazegura Rayon Sport maze kwishyira ku murongo iterereye yambwiye mu magambo akomeye ngiye kuvuga ntabwo nashyize kuri social media tabegura begure ntabwo meze nk'abo bana ntabwo meze nk'abo bana habeguye ubu nibwo ngiye gukora kume n'umuceri ntabwo meze nk'abo bana bitagize icyaha se ko ari ikipe ntabwo meze nk'abo bana ubu nibwo ngiye gukorera Rayon Sport niko yavuze bivugaga bishimangira cyane muri rya jwi ryo urabizi yafitemo akantu ka kuburakari atubunjenje yavuze ngo nibwo ngiye gukorera Rayon Sport bya nyabyo noneho ati kuko yemeze gutya ukegura utsinzwe ugiye ngiye gukorera equipe ya Rayon Sport wenda imaze gusubira ku murongo ibyo byo kwegura nibwo nazabitekereza sinshobora kwegura Rayon Sport imeze gutya abimbwira mu magambo ye noneho yanambwiye ngo utagira ngo no kumuvamo yambwiye ngo ibi nushaka ejo bitangaza ntabwo niyo mpamvu nabyanditse kuri social media yamaye uburenganzira yavuze ngo nushaka ubitangaza sinshobora kwegura simeze nk'abo bana bagende Rayon Sport yantoreye kuyiyobora reka nyiyobore kandi ubu nibwo ngiye gukora arikorana nakubeshye ni perezida w'ikipe nyine yahitamo bakorana uko abishaka kuko nyine wegura ntiyamubuza iyi message nakubeshye nanjye nk'umuntu yanshimishije kubera ko ntabwo nzi ko Tadeyo afite mentalite imeze gutyo iri strong imeze gutyo nge nkurikije uko abantu bamuportrayinga mu itangazamakuru isura bamuhanumva ari umuntu nyine uri weak kuko ejo nibwo twavuga ko muri assemblée yarize agasohoka yanasohotse itarangiye yarasohotse Fred ajya kumuhendahenda aragaruka itarangiye yarize ntabwo uko kuntu abantu bagenda bamuportrayinga nk'umuntu uri weak ntabwo narinzi ko ahubwo mu bintu ikana arimo areba perezida ariko ararira umeze neza ameze neza ndi kumva inkuru yashimishije Lorenzo yanshimishije nuko perezida Tade yambwiye muri tone iremereye ambwira ko mu gihe abantu bari kwegura batsinzwe ari bwageze igihe cyo gukorera equipe ya Rayon Sport no kuyitangira nahise mbona isura y'ikiganiro agiye gukorana n'itangazamakuru rya Rayon Sport agiye gukorana na channel ya Rayon Sport zari zira declaration nyine yagiye akora kugaragaza uko equipe ihagaze kugaragaza ko nta gikwa cyacitse muri club muri administration bya bitameze neza ariko Rayon Sport igomba kubaho igomba gutangira championnat turabigaruka yavuzemo n'ibintu byiza cyane igomba gukina Confederations Cup ikajya mu matsinda yavuze ngo amatsinda nanyotewe declaration ya president Tade muri uyu mugoroba ubwo amahoro yacicikanaga yaryoheye cyane urakoze cyane Lorenzo Karenzi nyuma ya declaration ya president Tade yanaryoheye rwose amatwi ya Oga Lorenzo akumva rwose atewe ishema no kumva president wa Rayon Sport agifite umutima wo gukomeza kuyobora imbaga y'abareyo twinjize muri operation rero genda shaka kubwira abakunzi ba Rayon Sport si buri wese ariko uwaba yarankurikiye mu myaka maze muri uyu mwuga akaba yarankurikiye bishoboka akaba ashobora kuba niyo haba hari impamvu runaka yaba yarigeze kuntera icyizere bitewe n'ibyo bamubwiye cyangwa n'ibyo yumvise ariko akaba agifite courage zo kunyumva akaba yanakwizera ibyo namubwiye ndashaka kubakorera declaration ikomeye nkababwira ngo sibyo mbere yuko njya muri detail mu nyumve neza bumva byinshi abakunzi ba Rayon Sport cyane bumva byinshi muri Rayon Sport ikintu cyose cyaba inkuru kandi inkuru itangaje inakomeye Rayon Sport imeze nka nabonye ibaruwa ikibazo abafana ko zibayeho nabonye ibaruwa ya Rwagacondo Dr itumiza inama nabonye yabaye inkuru ko yayisinye
agatumiza inama yabyemeye ngo byacitse ko ni visi perezida ariko yatumije inama ntiyasinya PO ko ayoboye inteko rusange se gusa ntafite autorité ubundi yarayiyoboye rwose inteko rusange ibaze ko nonse perezida ntahari perezida ntahari stati ya Rayon Sport iyo visi perezida iyo perezida wa ufite representation legale ya Rayon Sport Muvunyi adahari umwungirije niwe ufata inshingano uyu munsi ari mu nshingano ko perezida ntari mu gihugu niba yaje simbizi ariko amaze igihe atari mu gihugu yamusigiye ubutware kugera naho umubyeyi ngo ageze agaruka urumva yamusigiye ubutware urumva yamusigiye ubutware kugera aho ayobora inteko rusange gutumiza inama inteko rusange ni ryo koraniro rikomeye rishoboka muri umuryango gutumiza inama ifite aho ihuriye n'ibyavuye mu nteko rusange nka follow up ku nteko rusange ikintu cyose muri reyo kiba byacitse kiba ikibazo abanyarwanda hari umugani bakoresha amagambo akomeye abantu ntibayakorere interpretation iri literal ngo umusazi utari uwawe aragusetsa nyine aragushimisha ubona asekeje mu gihe uwawe agutera agahinda urumva ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe abakunzi ba Rayon Sport nibajya bajya kuvuga ibintu byabo bajye babikora cyangwa se babiganire bibahangayikishije bibababaje sibyo kuko ntago abantu bose ku mpamvu imwe cyangwa ebyiri eshatu bazabivuga uko umukunzi wa Rayon Sport yifuza kubyumva abantu babyumve neza ibyo nshaka kuvuga yego Rikari kuva kera ku mpamvu iyo ari yo yose nabisezeranyije abakunzi ba Rayon Sport kandi n'ubu ndabibasubiriramo ibitari mu murongo uteza imbere Rayon Sport ibitari mu murongo wubaka Rayon Sport ibyo sinzigera mbishyigikira kandi ndabibasezeranyije kuri experience mfite muri ibi bintu ku makuru mbifiteho ku buryo mbikurikirana ni gakeya mbisubiyemo ni gakeya ibyo narwanyije ibyo namaganye muri Rayon Sport bazabisesengure kuva kera ni gakeya bizasaksidinga muri Rayon Sport kubera ko akenshi bizaba bisenya Rayon Sport uyu munsi ndivuga cyane mbabarira mfite impamvu ibyo nzarwanya kuri Rayon Sport ni gakeya bizaba biyubaka yega nawe uri centre ya critique nanjye nshobora kwibeshya ndi umuntu ariko ni gakeya uruhande nzajyaho nzayoba bishobora gutinda ariko bizajya mu murongo uyu munsi rero icyo mbivugira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport yamaze igihe harajemo ibibazo sibyo ibibazo bibagezaho byabagejeje igihe kiragera abayobozi babitekerezaho babisubiza mu murongo uyu munsi Rayon Sport iri mu biganza by'abakunzi bayo iri mu biganza bya Assemblée Générale yayo iri mu biganza navuga ngo b'abanyamuryango ba beneyo sibyo hari igihe abantu benterpreta nabi ibyo bintu ngo beneyo bakabifata ukundi ariko nyine niba uyu munsi inteko rusange ya Rayon ukumva nta winubiye ko atayitabiriye sibyo kumva ntawahejwe ntavuga ngo nge nahejwe uyoboye fan club araza uri mu bamambure ba kera aremerewe abantu bose baraterana bagafata icyemezo ku ikipe yabo reka rero mbibasubiriremo Rayon Sport
iri mu biganza by'abareyo ba nyirayo barayikunda kurusha undi muntu uwo ari we wese, barayikunda kurusha jyewe umunyamakuru uri kuri mikoro ku mpamvu zanjye runaka nshobora kutayikunda cyangwa nkabyirengagiza ku nyungu zanjye. Lorenzo ku nyungu ze ashobora kubivuga uko abyumva, ariko reka mbamare impungenge abakunzi ba Rayon Sport. Rayon Sport iri mu biganza byiza bya nyabyo kandi bikwiriye. Rayon Sport ibyabaye mu myaka ishize abakunzi ba Rayon byarabigishije, byabahaye isomo, ntabwo bizongera. Rayon Sport izagira ibibazo nk'izindi kipe zose z'abafana zidafite amikoro. uze kutubwira ikikwemeza ko bitazongera. Ariko ni garanti mbaha, wenda bizongera kera, kuko Rayon Sport ariko mu gihe cya vuba ijya mu maboko uyu munsi y'abanyepolitike, niko nabivuga, ijya mu maboko ya guverinoma, iy'abareye ubwayi bo kwishyira ku murongo byanze. uyu munsi rero aho bigeze ko kwibiratikinga ahubwo irashaka gusubira aho yavuye, kameze yisaza imbere y'Afurika, ni garanti urayikura ko bitazasubira kandi bigaragara ko ariho bigeze aho. Garanti aho nyikura ni hamwe, baravuga ngo once a mistake twice a fool. Sinzi uko wabisobanura. Icyo ushatse kuvuga Karenzi, urimo urabwira abanyarwanda ko Rayon Sport ubu ngubu beneyo barimo gufata ibyemezo bibabereye. Ndimo ndavuga ngo uri à la tête arajya mu nteko rusange ikarangira irimo nyuma y'iminsi 2 akabwira ko ingingo atazemera, ingingo hafi ya zose muzingenzi niwe ari à la tête y'iki, ari à la tête y'association y'ukoreye muzigo w'ikipe, niwe urimo kuyobora ikipe y'umupira w'amaguru, à la tête y'umuryango wa Rayon Sport. y'association Rayon Sport niwe urimo kuyobora ikipe y'umupira w'amaguru ya Rayon Sport, ariko ntabwo ayoboye umuryango wa Rayon. arimo arekarama ko ibyemezo hafi ya byose iby'ingenzi byafatiwemo, ntabwo ayoboye umuryango wa Rayon, atabyemera. ntabwo ayoboye umuryango wa Rayon, ayoboye iki? ayoboye ikipe ya Rayon, yatowe n'abandi, yatowe n'abanyamuryango, ntabwo yabaye appointed, ariko si wowe yatowe n'abanyamuryango ba Rayon Sport, si wowe wenyine watowe, nta nubwo ari ufite imbaraga. FC ntabwo igira abanyamuryango. No, tugende gake muri hierarchy ya Rayon Sport. Ari kuyihe grade? Ari kuri grade ya kabiri, ya gatatu, ya gatatu. Grade ya mbere ni inteko rusange, yego. Grade ya kabiri ni inama y'ubutegetsi, ariko ya gatatu ya association. ariko uvugute ngo ari akabari we impamvu uvuga ko ari à la tête nibyo ari kuri grade ya gatatu muri administration, muri yo hierarchy, ariko kazirikana ko ari ushinzwe execution y'ibijyanye na entity yonyine ifite ikivuze muri Rayon Sport. Umushinga wa Rayon Sport ntabwo unyumva neza, ntabwo ndimo mwandamaye. Mu muryango wa Rayon Sport icyo kivuze kare ni football club, abagore n'abagabo, ni ubiyoboye. Ariko ngo niwe ufite ibyo kubazwa ubu ngubu, ufite ibyo gukora. Ndibyo ndabyemera, nta nubwo ndimo mwandamaye. President Tade ni umuntu w'ingenzi cyane mu muryango wa Rayon Sport. Cyo navuga nyine ndimo navuga ntabwo arimo kwemera ibyavuye mu nteko rusange. Tugende gato tubiganire turebe n'impamvu yabyo, kuko ntabwo buri gihe impamvu ingana ururo, hari igihe impamvu ishobora kuba nini. So uyu munsi legal representative